Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ubu buhanuzi n'ubwawe, bwakire, bwandika ahantu uvuge ngo ndabwakiriye mu izina rya Yesu Kristo, kubera yuko ibi biraba uyu munsi, ntabwo ari iby'ejo. Ni ubuhanuzi bw'uyu munsi, ni ubuhanuzi bwawe buguhindurira amateka, bukuvana ku rwego bukagushyira ku rundi. Ndagira ngo mvugane nawe, iki gihe ukimaze uri ku musozi w'igisuzuguriro, iki gihe ukimaze uri ku musozi w'umubabaro, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikumaza umubabaro. Reka mvugane nawe, umaze igihe kinini ugerageza kubaka bikanga, wagerageza gushaka akazi bikanga, wagerageza gucuruza bikanga, wagerageza kubaka bikanga, ibyo ugerageje kujyamo byose birapfa, ibyo ugerageje gukora byose birapfa. Ndi hano kugira ngo mpanurire ubuzima bwawe, kandi nindangiza ngo usengere Imana. Izo ni mashando biribirifa. Imana ishobora byose, nta kintu kinanira. Ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubutware, ni Imana y'ubushobozi, ni Imana ivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Ndagira ngo mvugane nawe, izera Imana yaremye ijuru n'isi, ntizabura kukugirira neza, ntizabura kugutabara. Wowe icyo usabwa gusa kiranuka, kiranuka, kiranuka. Ngiye gusengana n'aba bantu Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibagirire neza. Umuntu umaze igihe kinini arwaye, umuntu umaze igihe kinini agerageza gusaba akazi bikanga, umuntu umaze igihe kinini afite umwuka umunaniza, umwuka umutsikamira, umwuka w'inyatsi mu rugo rwiwe, umwuka w'inyatsi. Uragerageza gukora ariko amafaranga ntuyabona, ibintu biranga. Ndagira ngo mvugane nawe, izera Imana muri ubu buhanuzi, muri iri jambo urakiramo igitangaza cyawe. Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana. Reka nkubwire ngo igitondo cyiza niba aho uherereye ari mu gitondo, maze nkubwire ngo umugoroba mwiza niba aho uherereye ari nimugoroba. Njyewe ugusuhuza nitwa Prophet Emma. Reka nkubwire ngo habwa umugisha n'Imana. Turongeye turagarutse, ni muri wa mwanya wo kubohoka, ni mu mwanya wo kwakira igitangaza cyawe. Tuje mu mwanya w'ubuhanuzi, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana. Imana impaye kukubwira, hari ibintu bigera kuri bitatu nje kuvuga ku buzima bwawe. Ni ibintu biri buhindura ubuzima bwawe, ni ibintu biri bugira ahantu bikuvana bikagira ahandi hantu bigushyira. Nuza kubikurikirana neza, nuza kumva kino kiganiro, uze kugikurikirana ukirangize, nzi neza ko uri buze gusoza hari igitangaza cyawe wakiriye, kandi nzi neza ko uri buze gusoza hari umugisha wawe ubonye. Ndagira ngo nkubwire yuko uko byagenda kose, Yesu aracyari muzima, kandi Yesu aracyakora, Yesu aracyashoboye, Yesu ntajya ananirwa. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Kubamwiringiye ntabwo bazakorwa n'isoni, ntabwo bazamwara. Iminsi birashoboka ko yaba irimo irakugora, uri mu buzima butakoroheye, urimo uranyura mu bintu bikuruhije, urimo uranyura mu bintu bishaririye, ariko ndagira ngo nkubwire ntibitume wihakana Imana yawe. Komeza wiringire Uwiteka, umuhanga amaso ntazabura kuboneka, kuko Uwiteka ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Uwiteka ajya aseruka akagaragara, hamwe ubona ko bidashoboka, hamwe ubona ko nta nzira, hamwe ubona nta buryo, hamwe ubona bikomeye, hamwe ubona byagucanze, data ajya yururuka agakora ibikomeye. Ndagira ngo nkubwire rero ngo komera, umwikomezeho, ni umwami w'amahoro kandi azaza ntabwo azatinda. Umva ukuntu ijambo rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Rero sanga Uwiteka umwiyegereze, byanze bikunze ntazabura kukugirira neza, kandi ntazabura kugutabara, ntazabura kuguhindurira amateka. Ikintu cya mbere udakwiriye kwibagirwa, ntukibagirwe gukiranukira Uwiteka. Muri ikintu gishobora gutuma utazatabarwa n'Imana, ni igihe uri mu bibazo kandi nabwo ukaba uri mu byaha. Iyo uri mu byaha, nta muntu utabarirwa mu byaha, nta n'umuntu ukomerera mu byaha. Ikintu ukwiriye kumenya, jya ugerageza wubaha Uwiteka Imana yawe, umwubahisha ubwenge bwawe, umwubahisha umutima wawe wose, umushakana umwete. Ijambo ryo rirambwira ngo nkunda abankunda, abanshakana umwete bazambona. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nukunda Uwiteka rero ukamushakana umwete, ntuzabura kumubona, uzamubona, azaza. Rero kiranuka, wanga icyaha n'igisa nacyo. Ibibazo ntibitume uvuga ngo ubwo ndi mu bibazo ngo birankomereye, ngo reka nyure hano ku ruhande, ngo nshakire
nshakisha ubundi buryo nakwifasha. Oya, iracyari ya mana, iracyari ya mana. Iyi ngiyi nkubwira nimwe yambukije abayisiraheli inyanja itukura. Ese ibyo ngibyo byawe byayinanira kubikwambutsa? Ntabwo byayinanira, kuko ni Imana yishoboye, ni Imana yihagije, ni Imana idaterwa inkunga, ntabwo iterwa inkunga, ni Imana idakangwa na biracitse, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Yabwiye umugabo witwa Mose, iramubwira ngo yewe Mose, ni iki gitumye untakira? Imana itugirire neza. Mose yatakiye Uwiteka, ariko Uwiteka aravuga ngo yewe Mose, ni iki gitumye untakira? Bwira abayisiraheli bakomeze bagende. Imana y'amahoro itugirire neza. Urumva, Imana yo twebwe aho tubona ibibazo, yo ntabwo ari ibona ibibazo. Twebwe tubona ibibazo imbere yacu, ariko yo ikayireba, kuko yo ni Imana ishobora byose. Ijambo rye rivuga ngo ireba mu itangira, yarangiza ikareba mu iherezo uko bizagenda. Wowe uri muribaza ngo bizagenda bite, ariko yo ireba mu itangira ikareba no mu iherezo ikabona uko bizagenda. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero reka kwibaza ngo bizagenda gute, reka kwibaza ngo bizaca mu zihe nzira, reka kwibaza ngo nzatabarwa gute. None se yabwiraga Mose ngo abwire abayisiraheli bakomeze bagende, nyamara bo barareba imbere yabo ikibazo kinini kibakanuriye, barareba imbere yabo ikibazo kinini giteye ubwoba. Imana y'amahoro itugirire neza. Ko bararebaga bakabona imbere yabo ni inyanja, bareba ku ruhande bakabona ni imisozi, bareba iburyo bakareba ni imisozi, bareba inyuma bakabona ingabo za Farawo zije zahoreye. Ariko Mose igihe agisenga wabwirwa n'Imana, Imana yamubwira ngo yewe Mose, ni iki gitumye untakira? Bwira abayisiraheli bakomeze bagende. Imana y'amahoro itugirire neza. Bwira abayisiraheli bakomeze bagende, bakomeze urugendo rwabo. Nubwo uri mu bibazo, ariko nzanywe no kukubwira ngo komeza ugende. Nubwo uri mu ntambara, nzanywe no kukubwira ngo komeza ugende. Imbere yawe Data arahari kugira ngo akwambutse ibyo bibazo, akwambutse ayo makuba, akwambutse ibyo bigeragezo, akwambutse izo ntambara, akwambutse ibyo ubona bikugoye. Data arahari. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Mwiringire, muhangeho amaso, ntazabura kugutabara, ntazabura kukwiyereka, ntazabura kukurwanirira, ntazabura kugucira inzira, ntazabura kukubohora, kandi azakurwanirira. Reka kwirwanirira. Urankurikiye, umaze igihe kinini uri mu burwayi, uburwayi bumaranye igihe kinini, warivuje ntabwo utagize, ariko izera Imana. Uzaniye ijambo rikubwira ngo izera Imana. Imana iracyashoboye, niyo kwiringirwa, niyo kwizerwa ibihe byose. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana yihangeho amaso. Iyi Mana yihangeho amaso, ni Imana ishobora byose. Barakubwiye ngo ujye mu rugo utegereze gupfa. Oya, ntabwo uzapfa. Ndabikubwira ndi umuhanuzi w'Imana, ntabwo uzapfa. Data ajya yiyerekana mu bibazo, ubundi Imana iraboneka. Mu bibazo hagati Imana iraboneka, mu nyanja hagati Imana iraboneka, mu bibazo hahandi ubona nta buryo, hahandi ubona nta nzira, hahandi ubona bikomeye, hahandi ubona nawo kugutabara. Wahamagaye banko bikanga, nimero ikabakompoze, wahamagaye imiryango bikanga, wahamagaye umugabo bikanga, wahamagaye fiyanse bikanga, wahamagaye abavandimwe bikanga, wahamagaye inshuti n'imiryango bikanga. Aho ngaho ubona ko byanze, usigaye wenyine, aho ngaho Imana igiseruka ikaza igakora ibikomeye. Reka nkubwire abantu iherutse kubikorera ejo bundi. Umugabo witwa Saduraka, uyu mugabo witwa Saduraka yizeye Imana, irayiringira, ayihangamo amaso, aravuga ngo uko byasa kose nzizera Imana. Ategekwa n'umwami Nebukadinezari gupfukamira igishushanyo yari yabajije, ariko Saduraka arahagarara ahamya Imana. Hari igihe uhamya Imana ukavuga Imana bikayitera gukora no mu gihe kitari kiri ngombwa. Imana yigeze ikora mu gihe kitari kiri ngombwa kwa Saduraka na Meshake na Abedenego. Aba bagabo babonye Imana aho utatekereza ko bayibona. Saduraka we yarirahira, abwira umwami, aramubwira ngo uva mubwire Nebukadinezari. Ubundi cyaraziraga ko umuntu yavuga mu mwami akavuga izina ry'umwami ukaryatura n'akanwa kawe, ariko Saduraka warangije yatura iryo zina, aravuga ngo umva mubwire Nebukadinezari, naho Imana yacu itadukiza. Haleluya. Umva uko kwizera, aravuga ngo naho Imana yacu
itadukiza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uvuga ngo nawe itadukiza, ntabwo twiteguye gupfukamira igishushanyo wabajije. Imana y'amahoro itugirire neza. Nawe Imana yacu itadukiza. Urumva yari yemeye gupfa kuko arabizi icyo ngicyo akoze kigize icyaha. Icyo ngicyo akoze cyakuragaho umutwe w'umuntu, bakakumanika ku karubanda umutwe bakawukuraho. Ariko arangije arihanukira arabivuga, abyongera ku bibazo yari afite. Ntibikuye ko Saduraka yari afite ibindi bibazo, yari ashonje, yari afite ibigeragezo, bari abanyagano, bari abashyitsi n'abasuhuke mu gihugu kitari icyabo. Ariko arangije aravuga ngo nawe Imana yacu itadukiza, ntabwo twiteguye gupfukamira ibishushanyo bibajijwe. Reka nkubwire ikintu, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Birashoboka yuko wowe urimo urareba ukabona nta nzira, ukabona nta buryo, ukabona ikome ry'ibigeragezo ni rinini kandi ukabona rikubereye umusozi muremure. Ndagira ngo nkubwire iki kintu, Imana yacu ijya ibasha gutabara kuko yirinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe, ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore. Iri ni ijambo yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo yewe Yeremiya uruzi iki? Arasubiza ngo ndareba inkoni y'umurinzi. Irangije amubwira ngo waroye neza uburyo njya ndinda ijambo ryanjye nkaririnda kugeza risohoye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana ishimwe, haleluya. Niyo mpamvu umuririmbyi uzi umwuka arangije aririmba aravuga ngo amasezerano yose uko Imana niyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Dore Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo umwami arategeka ngo nibahite babajugunya mu itanura ryaka umuriro, ngo bararyenyegeza karindwi, riraka riragurumana, baryenyegeza. Saduraka bireba arasenga, Imana iraceceka. Hari igihe ugiye ubona ikigeragezo kibaye kinini, ukabona kiragukanuriye, ukabona kiragutse, wasenga igaceceka kakwihorera. Ariko ntibisobanuye ko ibidahari, ntibisobanuye ko iba yagiye. Ngo Saduraka ngo barabafata barababoha, ngo babajugunya mu itanura ry'umuriro. Dore ikintu gitangaje, ngo bagiyemo bavuza induru bati Yesu we dutabare. Kimwe nakubwiraga mu kibazo Imana iraboneka. Ngo bakigeramo ngo basanga Yesu Kristo mwene Dawidi umwami w'amahoro ngo arahagaze mu muriro, ngo arababaza ngo ni iki cyabaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Dore ikintu cyabaye, wa muriro ngo abawenyegeje ngo niwo ngo ibishashi byawo ngo byarabakuruye ngo abari byo bifata. Abari mu itanuramo imbere ntacyo babaye, ariko abari inyuma y'itanura barahiye. Ibyo bintu urabyumva. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu kibazo hagati Imana iraboneka. Imana yamuri guhereza umugisha, data kwishimira. Reka turebane ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Turasoma ibice byaho 40, turasoma umurongo waho wa 4. Haranditse ngo ku murongo wa 4 haranditse, noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyana yororere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abari hujya. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iri jambo riravuze ngo noneho rero Imana y'amahoro ishimwe, noneho rero uyu munsi ndakubohora. Uzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ije kukubohora mu izina rya Yesu. Hari ubuzima umazemo iminsi, ubuzima budasobanutse, ubuzima bw'imigozi ikuboshye, ubuzima bw'iminyururu ikuboshye, ubuzima bw'ibigeragezo, ubuzima bw'intambara, ubuzima bw'amakuba, ubuzima bwo kurira, ubuzima bw'agahinda. Ariko umva mvugane na ijambo riravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu yose iri ku maboko yawe. Hari iminyururu imaze igihe ikuboshye, uboshywe n'iminyururu yo kutabyara, uboshywe n'iminyururu yo kutubaka ngo bikomere. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari iminyururu ikuboshye, abadayimoni bakubohesheje yo kubaka bigasenyuka. Umaze kubaka kabiri, n'urwa gatatu wubatse narwo ntiruhagaze. Imana y'amahoro itugirire neza. Bamaze kukubenga inshuro zitagira umubare, n'uyu munsi uwo muri kumwe
nabyo ntibihagaze, nkuzaniye ubuhanuzi, umva mvugane nawe. Imana y'amahoro imanuwe no kukubohora. Iyo minyururu imaze igihe ikuboshe, data yigukuyeho. Iryo biziriko data bigukuyeho. Umva mvugane nawe aho uherereye. Birashoboka yuko waragerageje biranga, warakoze biranga, waracuruje biranga, uracuruza urahomba, ujya muri business iranga, ujya mu kazi bakakwirukanaho. Ahantu hose ugerageje kujyamo uhura n'ibibazo, ugahura n'icyangiro, ugahura n'igisuzuguriro, ugahura n'abatakwemera, ugahura n'abatagukunda, ugahura n'abatagushaka, ugahura n'abantu. Ariko Rabinifo ndahanurira ubuzima bwawe. Imana ya Isiraheli nona izera Imana ishobora byose, iraza gukora ibikomeye. Ijambo riravuze ngo noneho rero uyu munsi urimo wumva buno buhanuzi, uyu munsi urimo wumva rino jambo, ni ijambo ry'ubuhanuzi rimanukiye ubuzima bwawe, rimanutse kuri wowe, rimanukiye izina ryawe. Umva mvugane nawe. Waragerageje biranga, ibya mbere byaranze, ariko hari ibindi bishyashya dataremye ku buzima bwawe. Ibyo ntabwo bizongera kwanga. Ijambo riravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu yose yari iri ku maboko yawe. Haleluya, Imana ishimwe. Ku maboko yawe, amaboko yawe yaraboshye, yaboshywe n'abarozi, yaboshywe n'abapfumu, yaboshywe n'imbaraga z'umwijima, yaboshywe n'imbaraga za karande, yaboshywe n'imivumo abantu bakuvumye. ariko umva itangazo, ijambo riravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu yari iri ku maboko yawe. Uwiteka arakubohoye, abohoye inda yawe ibyara irazibutse mu izina rya Yesu. Genda wakire kubyara, akira kubyara mu izina rya Yesu, akira gucikira mu izina rya Yesu, akira kubona akazi mu izina rya Yesu, akira kubona visa yawe. Bagiye baguhakanira, barakubwira ngo ntayo baguhaye, ariko kuri iyi nshuro barayiguha mu izina rya Yesu. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi. Ryakira uvuge ngo amena, ryakira uvuge ngo haleluya, ryakira uvuge ngo ndabyakiriye, ryakira uvuge ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakubohoye, Imana igukuyeho uburetwa, Imana igukuyeho igisuzuguriro, Imana igukuyeho iminyururu, Imana igukuyeho umubabaro, Imana igukuyeho agahinda. Hari ibyawe bimaze igihe bigusuzugura, ibimaze igihe bigufasha ijambo, kubera ko wakiranukiye Imana, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome bw'iyi si. Nicyo gitumye Imana ikubohora. Ubu buhanuzi ni ubwa nonaha, ni ubw'uyu munsi, ntabwo ari ubw'ejo. Nubwumva bwakire, ubwandika ahantu uvuge ngo ni ubwanjye, ndabwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Habwa umugisha n'Imana. Ndasoje ndagira ngo nkubwire ngo izera Imana. Imana iravuze ngo uyu munsi irakubohora, irabohora izina ryawe, irabohora umuryango wawe, irabohora abana bawe, irabohora umugabo wawe, irakubohora. Wari urimo usenga ngo Imana igukorere ubukwe, Imana irakubohoye. Genda ukoresha ubukwe mu izina rya Yesu. Wari urimo winginga Imana ngo igutabare, Imana irakumvishije. Akira gutabarwa mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Data, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga ikaba. Haleluya. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirabohora. Nsengeye umuntu wari unkurikiye, imbaraga zawe niziboneke kuri we, amaraso yawe naboneke kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Muhereze umugisha, muhindurira amateka, mwagurira imbago mu izina rya Yesu. Ndamutandukanya n'imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, ndamutandukanya n'imbaraga z'umwijima, ndamutandukanya n'imbaraga z'abarozi, ndamutandukanya n'imbaraga z'abapfumu. Hari umuntu wari unkurikiye ari kugisasira ararwaye, none aha ntiyakire gukira. Nohereje imbaraga yo gukira, nohereje imbaraga yo gukira. Hariya amaguru yararwaye, yakire kuyakira. Wari urwaye mu nda akire, wari urwaye umutwe akire, wari urwaye umugongo akire. In the name of Jesus. Hari uwankurikiye amaze igihe kinini ari umushomeri, akizerera muri iri jambo, yakira akazi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana itabara, urakoze kuri Imana ihindura amateka. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka nkubwire ngo habwa umugisha n'Imana. Wakoze kubana nanjye muri iri jambo ry'Imana, wakoze kubana nanjye muri ubu buhanuzi. Niba wumva bugufashije, kora share, woherereza inshuti yawe, wohereza umuvandimwe wawe, mwoherereza nawe yumva ijambo ry'ihumure ku buzima bwiwe. Niba utari wakora subscribe, ureba hasi kutarayikora, maze uyikore kugira ngo buri gitondo ujye wakira ubuhanuzi bw'umunsi, kugira ngo buri mugoroba ujye wakira icyo Imana ivugana nawe. Rero Yesu aguha umugisha, data kwishimire. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Habwa umugisha n'Imana. Shalom, shalom.